Turabasuje abadukurikiye kuri Iga Excel, channel ibagezaho amasomo ya Excel. Nyuma yuko twumvishe icyo Excel ari cyo, ubu ngubu tugiye kwinjiramwo turebe uko binjizamwo amakuru. Ushobora kwinjiza amakuru muri Excel mu buryo butandukanye, burimo kuyandikamwo bisanzwe, typing with the keyboard, kuyarahura ku zindi page, kuyarahura mu zindi porogaramu cyangwa application, kuyarahura kuri internet. Bivuze kuyashishura kuri page yari yose kuri internet, none ukayomeka muri Excel. Copy and paste. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bwo kwinjiza amakuru muri Excel uyanditsemo bisanzwe, typing with keyboard. Uburyo bw'ibanze bwo gusesengura amakuru ni ukuyashyira ku murongo mu ishusho y'imbonerahamwe. Amakuru ahuje amasano akagira uko ahurira mu mirongo ihagaze n'itambitse. Kandi turabizi ko iyo ushaka kugira amakuru ku kintu runaka, uhera ku kumenya amasano gifitanye n'amakuru usanzwe uzi. Imbonerahamwe rero ibasha kutushyira hamwe ibintu ibitondetse ikurikije amasano bihuje. Hanyuma tugaheraho tubisesengura tugakuramwo amakuru yisumbuye kuri byo. Ndetse niyo mpamvu Excel yacu ifite aho dukorera ibikorwa byacu haciyemwe imirongo ihagaze n'itambitse bikora ishusho y'imbonerahamwe. Kugeza ubu imbonerahamwe niyo ya mbere mu gushyira ku murongo amakuru kugira ngo turusheho kuyumva neza. Tugiye kwifashisha urugero rw'umucuruzi w'imbuto. Umucuruzi ushaka kugira amakuru akura mu bucuruzi bwe bwakozwe uwo munsi. Nkuko mubibona, imbonerahamwe igizwe n'icyo nakwita imiyoboro cyangwa se imirongo ihagaze, columns cyangwa se colonne irindwi, ifite imitwe y'amagambo igira iti: nomero, igicuruzwa, urugero, ingano, igiciro cya kimwe, igiciro cya byose ndetse n'igihe. Ibi nuko ari birindwi nibyo ngingo z'ingenzi zigize amakuru y'igurana cyangwa se igura n'igurisha. Cyari igura n'igurisha babyitaga igurana kubera ko abantu baguranaga ibyo bafite. Niba uri umuhinzi ukeneye amata, ugafata ibishyimbo ukabishyira umworozi ukeneye ibishyimbo nawe akaguha amata. Ariko kubera urugero rwo kugira igurana rwari rugoye cyane, abantu bahanze amafaranga aba ariyo aba urugero rw'igurana. Igurana rihindura izina ryitwa igura n'igurisha. Wakwibaza impamvu batabyise igufa n'igufaranga. Nkaba naza nkakubwira nti nagufarinze imodoka, nshaka kuvuga ko naguze imodoka. Yewe nta warubara. Tugarutse ku ngingo z'ingenzi z'amakuru zigize igura n'igurisha mu isesengura amakuru, iyo ushaka kumenya amakuru agendanye n'ubucuruzi bwawe, ibintu nibyo by'ingenzi ubarura hanyuma ukabisesengura. Kubisesengura harimo guteranya umubare wabyo, kubikuranamo ngo umenye inyungu yabayeho n'ibindi byinshi. Amakuru agendanye na business abakenewe kumenywa ni menshi cyane. Niba hakiri umucuruzi ukibwira ko kumenya inyungu rusange y'ubucuruzi bwe byonyine bihagije, muri iki gihe business ye nta busugira ifite rwose. Amakuru menshi akenewe kumenywa kuri business tuzagenda tuyaganiraho muri urugendo rwo kwiga Excel twatangiye. Tugaruke kuri no mbonerahamwe rero. Hano dufite umurongo wa mbere uhagaze ari wo witwa A mu kazu ka mbere cyangwa seri yawe ya mbere A1 cyangwa se A1. Turandikamwo nimero y'amakuru yacu ya nimero. Izi nimero ziratumenyesha umubare w'ubucuruzi bwakozwe uwo munsi cyangwa umubare w'abakiriya twakiriye uwo munsi. Aya makuru kuyamenya mu bucuruzi ni ingenzi cyane. Umurongo wa kabiri wa Excel ukurikiyeho witwa B cyangwa se B cyangwa se B. Muri seri yawe ya mbere B1 B1 turandikamwo igicuruzwa. Uyu murongo cyangwa column cyangwa colonne iraduha amakuru ajyanye n'amazina y'ibicuruzwa byacurujwe uwo munsi. Cyane cyane ku bantu bafite business zicuruza ibicuruzwa byinshi, uyu murongo ni ngombwa. Ubaye ucuruza igicuruzwa kimwe, dufata umuceri nk'urugero. Ubaye ucuruza umuceri wonyine, iyi column niyo wayisimbuka ugakurikizaho ibisigaye, nta makuru waba utakaje. Kubera ko ibyo uribone byose urabizi ko byavuye mu muceri kubera ko nta kindi gicuruzwa ufite. Ku murongo wa gatatu muri column ya C, muri seri yayo ibanza ya C1 carimwe, turandikamwo urugero. Iyi ngingo y'urugero iraduha amakuru y'urugero rwakoreshejwe hapimwa ibicuruzwa byacurujwe. Urugero rushobora kuba pièce, litiro, ikiro cyangwa ipaki n'izindi ngero nyinshi. Ku murongo wa kane ari wo D cyangwa se D, muri seri yawe ya mbere D1 D1 turandikamwo ingingo y'ingano. Iyi ngingo y'ingano iri buduha amakuru agendanye n'umubare cyangwa ingano yacurujwe ku bucuruzi cyangwa se ubuguzi. Reka tuvuge ko abantu babiri baje, umwe akagura ibiro 3 by'amatunda, undi akagura ikiro kimwe cy'amatunda. Urumva ko hakozwe ubucuruzi cyangwa ubuguzi bubiri bumwe ariko butandukanyijwe n'ingano y'ibyaguzwe. Ayo makuru kuyamenya mu bucuruzi ukanayatandukanya ni ingenzi. Tuzareba impamvu ibi bintu ari ingenzi. Ku murongo wa gatanu cyangwa se column ya gatanu yitwa E muri seri yayo ya mbere E1 turandikamwo igiciro cya kimwe. Amakuru y'ingingo iri buduhe ndumva kugeza ubu yumvikana.
Ubwo reka dukurikizeho na column ya gatandatu ariyo F muri seri yayo ya mbere F1 turashyiramo igiciro cya byose. Naha birumvikana. Hanyuma dusoreze kuri column ya karindwi ariyo G muri seri yayo ya mbere G1 G1 dushyiremo igihe. Igihe kizatumenyesha igihe umunsi n'isaha icyo gicuruzwa cyacururijweho. Tumaze kubona imitwe y'amagambo igize imirongo cyangwa se imiyoboro cyangwa se columns ziri bushyirwemo amakuru y'ubucuruzi bw'imbuto bw'uyu mucuruzi. Igisigaye ni ugutangira tukinjiza amakuru yacu muri porogaramu ya Excel tukareba uko bigenda. Reka tuvuge ko uyu mucuruzi w'imbuto agikoresha ikaye mu gukusanya cyangwa kwandika amakuru y'ubucuruzi bwe, ariko nyuma akayandika muri porogaramu ya Excel kugira ngo abashe kuyasesengura vuba kandi akuremo amakuru menshi y'ingenzi. Reka tuyakure ku rupapuro tuyashyira muri Excel. Twagiye. Urabona ko hari igihe wandika amagambo akaba maremare akarenga seru yayo akagera mu yindi seru ikurikiye. Bikunda kujijisha umuntu akaba yarenga korone akajya kwandika mu yikurikiye yindi bitari ngombwa. Iyo wandika rero ukurikirana adresse ya seru urimo kwandikamwo. Niba twanditse muri korone ya B, ubwo ibyuko wanditse bikarenga bikagera muri korone ya C, turabyirengagiza. Dukirike muri seru ikurikiyeho muri korone ya C. Urabona ko iyo ukiritseho bya bindi bihita biburira munsi y'iyi seru byari byarengeyemo. Bityo twebwe tugakomeza tukandika bisanzwe. Hanyuma kugira ngo ibintu twanditse bikwirwe muri seru zabyo bireke guhekerana, dufite uburyo butatu twabikoramo. Hari ugukurura impande za korone tukazegeza hirya. Hari ugukoresha komande ya autofit. Hari no gukoresha komande ya wrap text. Uburyo bwa mbere rero bwo gukurura impande za korone babigenza gute rero? Urazamuka ukajya kuri korone ya mbere aho igabanira n'indi, muri uwo murongo ugashyiramo kasa itaza kano kamenyetso ko guteranya cyangwa nk'umusaraba. Then ugakanda mouse yawe left click, hanyuma ugakurura wigiza hirya. Ubu buryo rero bwo gukurura impande za korone buratinda ugereranyije no gukoresha komande ya autofit. Ubigenza gute rero kugira ngo ukoreshe komande ya autofit? Dore uko ubigenza. Icyo nkora ndaselectinga table yanjye. Ndaselectinga ahantu hose ari ibintu nanditse nshaka ko bikwirwa muri mu maseries yanjye neza. Sibyo ninshaka nanarenze. Guselectinga no gukanda aho wahereye wandika, ugakanda kuri mouse yawe ugakomeza ukanze, none ukajyana wuzuza aho ushaka kwandika hose. Ko ndizera ko benshi guselectinga mu byumva. None tukaza hano muri format, table format. Hano tugafungura kano gapata tukinjira muri tiruwari. Muri tiruwari mu dukoresho tutandukanye kumanura hano hasi, ariko ngewe ndashaka kano ko kuri column width. None ndakoresha ino autofit column width. No kuvuga ngo iyi function ikidufasha cyangwa iki gikoresho cyo kiri muri notiwari ya Excel, ikintu kidufasha kirahita nuvuga ngo kwiza ibintu muri korone unganishije n'uburyo bireshya. Ngenekereje nicyo ino function ivuga. Ninkirikaho urahita ko byikora, birikoze bya bintu byose byari bitwikiriwe birizanye, imirongo yigije hirya nyine bita bigaragara. Urabona ko ibi byoroshye kurusha kugenda nkurura hano hejuru umurongo umwe ku wundi. Ibi nibyo byoroshye. Tumaze kubona komande ya autofit. Noneho ubu ngubu tugiye kureba komande ya wrap text. Wrap text yo ukuntu ikora, aho kugira ngo yagure impande za colonne cyangwa se column cyangwa se umurongo uhagaze, ahubwo ihina amagambo ikayakwiza muri colonne. Byaba ngombwa ahubwo ikongera impande za row, range cyangwa umurongo utambitse. Reka tubikore turebe. Turaselectinga bisanzwe. Icyitonderwa, uzirikane ko igihe cyose ukeneye kugira komande ukorera amakuru yawe ubanza guselectinga ayo makuru.
Ubwo rero tumaze guselectinga amakuru yacu, turajya kuri command ya wrap text dukirike. Noneho bihite byikora. Murabona ko byikoze. Kabaye. Wrap text ikunda gukoreshwa hanini igihe ufite imitwe y'amagambo ihagarariye amakuru yawe myinshi. Ikaba yafashe imirongo ihagaze myinshi ku buryo kwagura impande z'imirongo ihagaze bituma hari amakuru utabasha kubonera rimwe muri screen ya computer. Bikagusaba guscrollinga. Ndetse hari igihe uba ushaka guprintinga ku rupapuro ayo makuru yawe. Wrap text igufasha kuyakwiza kuri page y'urupapuro. Reba nk'ubu tunyure kuri command ya printing. Haze dialog box ya print preview. Mwihanganira ubuto bw'iyi box, page ntabwo irimo kugaragara neza, ariko icyo turi kubona nuko amakuru yose ubu ari muri page neza. Ariko dukoze autofit. Reka dusubire inyuma gato. Iyo ushaka gukuramo commande wari washyizemo, urongera ugaselectinga amakuru, ugakirika kuri ya commande nanone. Bigasubira uko byari bimeze nk'uko mubibona tubikoze kuri command ya wrap text. Ubu rero nidufata amakuru yacu tukayakorera autofit. Hanyuma twamara kubikora tugasubira kuri print preview. Turahita tubona ko iyi mirongo ihagaze ibiri y'inyuma yahise iva kuri page ya mbere ikajya kuri page ya kabiri. Tugarutse rero muri sheet neza urabona ko ndetse iyi command ya print preview ihita ica imirongo icagaguye muri sheet ikagaragaza imbago z'amapaje. Urabona ko koko ya mirongo ihagaze ibiri y'inyuma yarenze imbago za page ya mbere ikajya kuri page ya kabiri. Ubwo rero tumaze kubona uburyo butatu ushobora kwifashisha ukwiza amakuru yawe muri cells za worksheet ya Excel. Reka noneho dukomeze twinjizemo amakuru nk'icyatuzinduye. Ubwo rero reka dukomeze twinjiza amakuru muri Excel, amakuru y'umucuruzi w'imbuto yuko yacuruje uwo munsi. Noneho hano rero umurongo uhagaze cyangwa column igenewe kujyamwo igicuruzo cya byose, reka tube tuhasimbutse tuzahareba ubutaha turimo kuvuga ku by'amaformule. Kuko ho dukeneye kuhakoresha formule. Formule iri bufata igiciro cya kimwe igikube n'ingano y'ibyacurujwe. Ibyo rero tuzabireba ubutaha. Ahubwo reka twihutishe video dusoze kwinjiza amakuru muri Excel. Ndizera neza ko mwese mwabonye uko amakuru agenda yinjiza muri Excel. Biroroshye ni bisanzwe no kugenda wandika muri cell ibigenewe kujyamo. Amakuru y'ubucuruzi bw'imbuto bwakozwe ku munsi dusoje kuyashyira muri Excel yacu. Murabona ko imbonerahamwe yuzuye. Uretse umurongo umwe uhagaze w'igiciro cya byose. Tuzareba ibyabo ubutaha turimo kwiga amaformule. Ahubwo reka imitwe y'amagambo y'amakuru yacu tugira uko tuyatandukanya n'amakuru nyirizina mu buryo bwo kubigaragaza neza. Turaselectinga imitwe y'amagambo noneho dukande command button ya bold. Bold ni command yongerera umubyimba inyuguti ndetse ikanasigiriza ibara rikarushaho kuyaga nk'uko mubibona. Dushobora no gushyira amagambo mu mpande zitandukanye muri cells ziherereyemo dukoresheje izi alignment command buttons. Hagati hasi, hagati no hagati, hagati bumoso n'ahandi. Reka no muri cells ubwazo dusige mu ibara ryijimye duciye hano ku kamenyetso k'igikombe kirange, hanyuma duhitemwo ibara dushaka. Murabona ko hahinduye ibara hagiye mu ibara ryijimye. Imbonerahamwe yacu itangiye gusa neza. Noneho reka tugaruke kuri uyu murongo uhagaze w'igiciro cya kimwe. Iyi mibare irimo ifite ikintu ihagarariye. Ntabwo ari ihene igihumbi cyangwa amazi igihumbi, ahubwo ni amafaranga igihumbi. Ubwo rero dukeneye guha iyi mibare ikimenyetso kigaragaza ko ari amafaranga. Currency symbol. Currency symbol ishobora kuba amadolari, amapaundi, amashiringi cyangwa amanyarwanda. Aya yacu ni amanyarwanda. Gushyiraho icyo kimenyetso rero turaselectinga nk'ibisanzwe aho dushaka ko kijya. Uyu murongo wose uhagaze w'igiciro cya kimwe niho dushaka icyo kimenyetso kijya ahari imibare hose. Hari uburyo bwo kuwuselectinga wose byoroshye. Urazamuka ukajya hejuru ku mutwe wawo. Noneho ukahakirika na click y'ibumoso.
twarangiza tukajya kuri iyi ribbon group yacu tugahitamwo icon iriho akamenyetso k'idolari, tugafungura dialog launcher cyangwa agapata hagakinguka iyi dialog box. Noneho tukajya muri categories tugahitamwo ijyanye n'ibyo dushaka. Harimo categories zitandukanye, ariko izigendanye n'ibyo turimo gukora harimo ebyiri zishoboka. Hari currency cyangwa accounting. Uhitamwo ikikunogeye bitewe n'amakuru imwe gusesengura muri Excel. Reka duhitemwo accounting kubera ko turi mu mibare y'ubucuruzi. Hanyuma noneho tujye muri symbols. Dushakemwo currency symbol cyangwa ikimenyetso kiranga amafaranga y'amanyarwanda. RWF. Urabona ko harimo urutonde rw'ibimenyetso biranga amafaranga menshi atandukanye akoreshwa ku isi. Liste ni ndende rwose. Kubona ikimenyetso dushaka ntibyoroshye. Dushobora kwifashisha keyboard tukandikamwo symbol turimo gushaka. RWF igahita iza yiruka ikajya muri iri bara ry'ubururu. Ugahita uyibona rwose byihuse. Ni nko gushakisha kuri Google. Hanyuma rero tukemeza n'aha kuri OK. Imibare yacu igahita yitunganya tukabibona ko ari amafaranga. Iyi komande uretse kuba iha imibare yacu ikimenyetso kiranga ko ari amafaranga, iki kimenyetso kinoza n'imyandikire y'imibare. Cyakoresheje akitso, koma, kigabanya imibare mu binyagihumbi. Ndetse gikoresha n'akabago, akadomo, kugabanya ibice. Imibare yacu iramutse ifite ibice twabibona hano hari amazero inyuma y'akadomo. Iyo udashaka ko bigaragara, usubira muri ya komande yacu ukinjira muri ya dialog box, ukajya hano muri decimal places, ugakuramwo kabiri ugashyiramo 0, ukemeza. Ibice bihita bivaho. Cyangwa se tukaza hano kuri izi command icons zirangwa n'amazeru agerekeranye. Kamwe kongera umubare w'ibice, akandi kakabikuraho. Kugeza ubu imbonerahamwe yacu yujujwemo amakuru y'ingenzi dukeneye. Turayasukuye, tuyahaye ibikenewe byose. Uretse ibyo twavuze ko tuzakomerezaho ubutaha, birimwo iyi column mu murongo uhagaze w'igiciro cya byose. Nk'uko mubizi rero, igicuruzo cya byose gihwanye n'igicuruzo cya kimwe dukubye ingano y'ibicuruzwa. Ubwo rero turandika iyi formule muri Excel vango bihwanye. Uzirikane ko igihe cyose ugiye kwinjiza amakuru ashingiye kuri formule cyangwa function utangira wandika bihwanye. Ikimenyetso cya bihwanye nicyo Excel imenyeraho ko ushaka kwinjiza amakuru ukoresheje formule cyangwa function. Rero mbere yuko dukomeza reka tubanze twibukiranye ibimenyetso by'ibanze bikoreshwa mu gusesengura amakuru y'ubucuruzi, igura n'igurisha cyangwa igurana. Ndetse tunareba ibimenyetso bibiranga muri Excel. Hari uguteranya birangwa n'akamenyetso gasanzwe k'uturongo tubiri tunyuranamo, kamwe gahagaza kandi gatambitse bigakora ishusho y'umusaraba. Ugukuramwo nabyo birangwa n'akarongo gatambitse nk'ibisanzwe. Kugabanya byo birangwa n'akarongo kaberamye. Gukuba bikarangwa n'akamenyetso k'akanyenyeri. Ubusanzwe tuzi ko gukuba birangwa n'akamenyetso gasa n'inyuguti ya X. Ibyo rero byahise bituma kuri Excel bihinduka, kuko Excel ntabwo yajya itandukanya X yo gukuba na X y'inyuguti. Bituma bifashisha akamenyetso k'akanyenyeri. Ibimenyetso rero muri Excel bikoreshwa mu buryo bumwe. Ni ukwandika formule muri cell ushaka gushyiramo ayo makuru, hanyuma ibindi Excel ikabikora. Urugero, reka dukomeze twinjiza amakuru y'igiciro cya byose mu mbonerahamwe yacu y'amakuru y'ubucuruzi bw'imbuto zacurujwe uwo munsi. Turandika bihwanye hano muri cell ya mbere, hanyuma duhitemo cell ya mbere y'igiciro cya kimwe. Niturangiza dukube cell ya mbere irimo ingano. Niturangiza dukande enter twemeze. Urabona ko igiciro cya byose cyise kishyira mu igihumbi dukubye kabiri ni 2,000. Kadukureho decimal numbers, imibare y'ibice. Okay, naha biraba uko bihwanye igiciro cya kimwe dukube ingano igiciro cya byose. Dushobora no guteranya imibare iri mu maseruzi dushaka guteranya tutarinze gukirika kuri seru. Urugero, bihwanye 500 dukubye ni inusu nyine, ni igice cy'ikiro 250. Hanyuma rero
Icyiza cy'uburyo bwa mbere bwo guteranya addresses za cells ni uko igihe amakuru yo muri izi cells ahindutse no mu gicuruzo cya byose bizahinduka. Katuvuga urugero, hano dusanze twibeshye ataraguze inusu y'ibinyomoro, ahubwo yaraguze ibiro 2 by'ibinyomoro. Ninshyiramo kabiri, hano igiciro kireta gihinduka. Murabibona ko kise gihinduka. Hano harimwo inusu ari 400, kizemwe ibiro 2 bihise biba 600. Ariko hano twakoresheje imibare duteranya. Turamutse duhinduye hano, nta kintu na kimwe cyahinduka hano. Nicyo cyiza rero cyo guteranya adresse za cells. Igihe cyose amakuru muri izi cells ahindutse, n'ahangaha birahinduka. Urabona turaha ni selecting a cell, urabona ko hano muri formula bar batwereka formula irimo. Ya formula bar twabonye dutangira introduction ya Excel. Ariko se aho currency y'amadolari yaje mwite? Copy and paste. Buretse gato mbereka agakoryo ka Excel. Urabona hano muri cell ya mbere nibeshye hajyemo settings cyangwa se formats zitandukanye n'ibyo nge nshaka. Hajyemo currency y'amadolari kandi nshaka iy'amanyarwanda nkuko mu zindi cells zikurikira bimeze. Urabona ko witegereje hano hejuru muri ribbon group irimo formats za cells. Urabona ko muri cell ibanza iri muri custom mu gizindi ziri muri accounting. Izi formats rero nizo zirimo gutanga riratandukaniro. Rero aho kugira ngo nje muri settings nyinshi kugira ngo mbihindure, nshobora guhita nshishura. Ubwo ndavuga copy, cell imeze neza irimo amakuru ari muri format nkeneye. Hanyuma nkayomeka. Ubwo ndavuga paste. Muri cell nshaka gushyiramo formats nkeneye nkuko mubibona. Nureba neza urabona ko ibyo nashishuye muri cell ya F3 bidasa neza nibyo nometse muri cell ya F1 ya F2 ibanziriza. Excel yafashe formats zari muri cell F3 abari zikopiya muri cell F2. Imibare cyangwa values irabyihorera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Excel yakopiye formule n'izindi settings ziri muri iri ya cell ya F3 abari byikopiya muri cell ya F2. Bityo igiciro cya byose cyo muri cell F2 ntabwo cyabaye 400 nkuko bimeze muri cell twakopiye, ahubwo cyakomeje kuba icyanyacyo 2000. Ubwo rero niba tubonye ko iyo dukopiye cells tuba dukopiye formats, settings na formule biri muri iyo cell, ubwo turabyifashisha twuzuza amakuru y'igiciro cya byose mu zindi cells zisigaye. Aho guhera ruhande twandika formule muri buri cell, ahubwo tugiye guselectinga cells zose zisigaye hanyuma dupastingemo ya copy ya cell F2. Tarara pa byabaye. Buretse gato reka dusubire inyuma. Akandi gakoryo nshaka kubabwira mbere yuko dukomeza. Uramutse ushaka gukorera copy values, ubwo ndavuga imibare, formats, settings, formule tukabisiga, twakoresha commande yitwa paste special. Paste special rero twagiraho bigenze gute? Turashishura bisanzwe, ubwo ndavuga copy. Hanyuma nitujya komeka, ubwo ndavuga gupastinga. Turajya muri cell cyangwa cells dushaka gupastinga mwa makuru yacu, tuyihitemo select, hanyuma duklike right click kuri mouse. Haze dialog box. Tureba handitse paste special, tuhahitemo. Hanyuma haze indi dialog box. Duhitemo handitse values. Tarara byabaye. Urabona ko noneho imibare ariyo ibaye pasted. Buri amaformule yasigaye. Buretse gato reka dusubire inyuma nanone. Urabona hano muri dialog box harimo uburyo bwinshi twahitamo gupastinga amakuru yacu. Harimo gupastinga formulas and the number formatting, keep source formatting, no borders, transpose. Transpose ihindura amakuru icyerekezo. Bishatse kuvuga ko ibintu byari mu mirongo ihagaze ihita ibishyira mu mirongo itambitse. Hasi hano dufite paste picture link, tuzarebaho bitandukaniye muri video zizaza. Dukomeje rero reka mbereka kandi gakoryo. Hari uburyo butatu dushobora kuzuza amakuru yacu muri izi cells zisigaye tutigoye. Uburyo bwa mbere twabubonye bwo gukora copy hanyuma tugapastinga. Uburyo bwa kabiri dushobora kuza kuri cell imwe irimo amakuru ameze neza dukeneye gukorera copy, tukayihitamo select, hanyuma tukajya mu nguni ya cell iburyo hasi harimo akantu kameze nk'akadomo ukagashyiraho mouse. Urabona ko mouse nayo ihita ihindura akamenyetso, bivuze kuba wagafatishije. Hanyuma ugakanda left click kuri mouse, ugakomeza ukanze ukamanura werekeza muri cells zose ushaka gupastingamo. Mbese ukabikora nk'urimo guselectinga. Wagera aho bihereye ukarekura, amakuru ahita yishyiramo. Easy. Uburyo bwa gatatu rero ari nabwo rurangiza, nukugera kuri ka kadomo wamara kugafatisha ugahita ukanda double click na left click, amakuru agahita yuzuza. Ndetse iyo bigeze aho amakuru bijyanye agarukiye birahagarara, Excel irabimenya. So simple.
N'ibindi bimenyetso rero, gukuramo, guteranya no kugabanya, bikoreshwa kimwe nk'uko tumaze gukoresha icyo gukuba. Reba kandi gakoryo rero. Murabizi ko hari igihe ufata umubare muto ugakuramwo umunini bigatanga umubare uri muri negative. Impamvu ishobora kuba igihombo. Dufatiye urugero ku bucuruzi. Igihombo kibaho igihe ufashe igicuruzo ugakuramwo ikiranguzo ukabona ntibihura, biragusaba kwikoramo. Iyo ayo makuru tugiye kuyashyira ku rupapuro, ubwo ndavuga mu nyandiko, imbere y'iyo mibare dushyiraho ikimenyetso cyo gukuramo. Hano muri Excel rero, iyo twafumatinze cells muri accounting, imibare iri muri negative irangwa no kuba mu twugarizo brackets, ariko duhinduye formats tugashyira muri currency, imibare irahita yandika mu buryo dusanzwe tumenyereye. Ako na kandi gakoryo. Ubwo rero tumaze kuzuza amakuru twari dukeneye yose, reka turebe igiteranyo cya byose. No kuvuga amafaranga yose hamwe yinjiye uwo munsi. Turajya hasi hahera kuri row ikurikira irimo igicuruzwa cya nyuma, bivuze ko ari nacyo cyaguzwe bwa nyuma kuri uwo munsi. Dutangire duteranye ibiteranyo bya byose kuri buri rubuto. Dora kandi gakoryo rero sasa. Aho kugira ngo tugende duteranya seru imwe ku yindi, turakoresha icyo bita function. Akazi kihute. Icyo turi bukore, turandika bihwanye nk'ibisanzwe. Dukurikizeho izina rya function sum, bivuze igiteranyo. Niturangiza dukurikizeho utwugarizo brackets. Ikitonderwa, buri function yose uzakenera gushyira muri seru, uzabanza ikimenyetso cyabihwanye nk'uko twabivuze ubushize, hanyuma ukurikizeho izina rya function, hanyuma ufungura utwugarizo. Amabwiriza yandi yose asigaye y'iyi function ajya muri brackets. Icyo kintu mukizirikane. Dukomeje rero na function ya sum, turahita duselectinga amaseries yose arimo ibyo tugomba guteranya, hanyuma dukande enter. Tarara, byabaye. Reka twagura impande za korone amakuru agaragare. Iyi era y'utumenyetso twa dash cyangwa urwego imenyesha ko amakuru ari muri iyo seru ari maremare adakwirwamo, bikagusaba kwagura impande za korone kugira ngo akwirwemo. Nizere ko agakoryo ka function ya sum twakabonye. Reka mbere kukundi kuntu twateranya iriya mibare dukoresheje command ya autosum. Turaselectinga cyangwa turahitamwo amakuru yose dukeneye guteranya. Niturangiza twerekeze kuri ribbon gushaka command ya autosum, tuyikandeho. Tayare igiteranyo kita kiyandika munsi. Tarara. Mbere yuko dusoza rero, reka mbanze mbereka kandi gakoryo kanyuma. Naberetse function ya sum. Dufite na function ya product. Product ni igikubo cy'ibintu bibiri cyangwa byinshi, nkuko sum twabonye ko ari igiteranyo cy'ibintu byinshi. Function ya product dushobora kuyikoresha rero dukuba ibintu byinshi. Urugero, kadufata urutonde rw'imibare 10 10 10 10. Nidukoresha function ya product bihwanye product, dufungura utwugarizo, duselecting imibare dushaka gukuba, dushobora gufunga utwugarizo cyangwa se tukabyihorera. Iyo dukanze enter, Excel iratwifungira. Tarara, murabona ko tubonye ibihumbi 10. 10 dukubye 10 ni 100. 100 twakuba 10 ni igihumbi. Igihumbi dukubye 10 ni ibihumbi 10. Mu gihe turamutse dukoresheje function ya sum, biduha 40 igiteranyo cya byose. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze duhe iyi mbonerahamwe yacu ishusho isa neza. Umurongo utambitse row w'imitwe y'amagambo tubanze tuwuhe ibara ryijimye. Nukuhitamo select, tukajya kuri ribbon gushaka command ya fill color, ariyo isiga irangi muri cells, irangwa n'aka icon gafite ishusho ry'akadobo k'irangi. Tukagafungura hanyuma tugahitamwo ibara dushaka. Hanyuma rero ubwo dushaka ko iyi mbonerahamwe yacu iza gusa niyi, ubwo reka twongereho aka ka design hano hejuru. Turabanza twinjize mu mbonerahamwe yacu umurongo utambitse row wo gushyiramwo ririya shusho. Hanyuma uwo murongo utambitse twinjijemo tukawagura tuwunganisha n'ishusho dushaka. Hanyuma tujye gushaka rya shusho aho ribitse mu mashini. Hano riri kuri desktop. Turikurure turizane muri Excel. Turishyiraho rigomba kujya. Turiringanize neza. Murabona ko imbonerahamwe yacu noneho isa neza rwose. Igikurikiyeho tugiye kuyikuramwo indi mbonerahamwe irimwe amakuru twasisenguye y'ingenzi dukeneye kumenya ku bucuruzi bw'imbuto bwakozwe umunsi runaka. Uru rutonde dufite hano rubumbatiye muri rusange amakuru ajyanye n'umubare w'ubucuruzi bwakozwe uwo munsi. Nimvuga umubare w'ubucuruzi wumve kubara igicuruzwa kimwe ku kindi, umukiriya umwe ku wundi. Bisobanuye ko uru rutonde rutondetse rukurikije uko imbuto zaguzwe umukiriya umwe ku wundi. Ibi biratuma buri bwoko bw'imbuto bushobora kugaragara muri iyi list inshuro zirenze imwe. Urugero, reka tuvuge ko haje abakiriya batatu mu bihe bitandukanye, bose bakagura imineke minini. Iyo mineke minini iri muri uru rutonde mu mirongo itambitse rows itandukanyijwe n'igihe aba bakiriya batatu baziyemo. Tumva byumvikana neza.
Ubwo rero dukeneye kumenya uko buri imbuto zacurujwe, turirengagiza igihe byacururijwemo tubihinire mu munsi umwe. Turebe uwo munsi hacurujwe imineke ingana ite, ibinyomoro bingana gute n'ibindi. Rero aho kugira ngo tugende tubarura urubuto ku rundi muri liste yacu, turifashisha function yitwa unique cyangwa se unique. Ibintu byorohe kandi byihute. Reka tubanze dushishure imitwe y'amagambo nk'ibisanzwe, tuyomeke aho tugiye gushyira imbonerahamwe iri bujyemwe amakuru y'ingenzi tumaze kuvuga. Tujye muri cell ya mbere muri colonne y'imbuto, dushyiremo function ya unique bihwanye unique brackets, duhitemo duselecting mbese umurongo uhagaze cyangwa se colonne yose irimo imbuto zose. Hanyuma dufungure utwugarizo cyangwa se tunatwihorere kuko ubu ngubu Excel yamaze kumva icyo dushaka gukora. Ahubwo reka dukande enter. Tarara, urutonde rw'imbuto zacurujwe uwo munsi nguru. Tukiri aha ndagira ngo mbereke amakosa ashobora kubera. Akaba ariyo mpamvu mbere yo gusesengura amakuru ukwiye kubanza kugenzura imbonerahamwe yibanze ko amakuru arimo ameze neza, asukuye, nta makosa yo kwisubiramo cyangwa amakuru atuzuye bigaragaramo. Data cleaning. Ubusanzwe muri business yacu y'ubucuruzi bw'imbuto dufite ubwoko bubiri bw'imineke, imineke mito kamara n'imineke minini Gros Michel. Ariko hano muri liste yibanze twaribeshye tugira aho twandika imineke gusa, twibagirwa gusobanura niba ari imineke mito cyangwa minini. Excel iba yabifashe nk'ubundi bwoko bw'igicuruzwa cyangwa ubundi bwoko butandukanye n'imineke minini cyangwa imito. Ibi rero bishobora kutujijisha. Twakabaye twarabigenzuye mbere tukareba ko nta makosa nkaya arimo ndetse n'andi yose ashobora kugaragaramo. Ntibikuyeho ko hari amakosa ashobora kukwisoba nkaya ukayabona ugeze mu gihe runaka cyo gusesengura ayo makuru. Ibi tuzabigarukaho mu minsi iri imbere. Gusa hano icyo tugiye gukora, tugiye gukoresha command ya find and select. Turaselecting urutonde rw'ibanze. Reka turwite imbonerahamwe y'ubucuruzi bw'imbuto bwakozwe umunsi runaka. Mu guselectinga turahitamo umurongo colonne uhagaze w'imbuto. Twerekeze kuri ribbon gushaka command ya find and select. Dufungure dialog launcher. Haze kano gatebo. Duhitemo find. Hazi dialog box. Tujya handitse find what. Dushyiremo imineke. Niryo jambo turimo gushaka muri list. Tujya handitse replace. Dushyiremo ijambo dushaka kurisimbuza. Aha rero turabwirwa n'iki ko ari imineke mito cyangwa minini twashakaga kuvuga. Turifashisha colonne y'urugero. No kuvuga ngo imineke mito tuyigerera ku iseri, naho imineke minini ni umwe kuri umwe. Ubwo nitugera ku ijambo imineke, turareba kuri colonne y'ingano, nidusangaho iseri turamenya ko ari imineke mito. Naho nidusangaho pièce turamenya ko ari imineke minini. Hanyuma turagenda dukanda find next then replace. Find next, replace, find next, replace. Iyo ijambo twashakaga gukosora mu rutonde rirangiye, uzabibwirwa nuko command ya find next ikujyanye hejuru ku ntangiriro z'urutonde. Biba bivuze ko urutonde rwose warunyuzemo usubiye hejuru gutangira. Hanyuma rero murabona ko muri iyi liste nshyashya twari dufitemo ubwoko 12 bw'imbuto. Nyuma yuko dukosoye urutonde rw'ibanze tugakuramo imineke, naho urutonde rwikosoye ubwoko bw'imbuto buba 11. Ahari imineke hahanaguritse amagambo yakurikiragaho hasi arizamura kubera ko twakoresheje function. Reka dukwize ishusho ku mitwe y'imbonerahamwe neza. Ndetse reka dukureho iyi colonne y'isaha igihe, kubera ko igihe twakirengagije turashaka kumenya ibyacurujwe uwo munsi tutitaye ku masaha. Ikindi kintu tugiye gukosora, murabona ko muri izi ntonde lists harimo amagambo amwe atangijwe n'inyuguti nkuru, ahandi atangijwe n'inyuguti ntoya. Nonaha bishobora kutaduteza ibibazo, ariko hari igihe dushobora gukoresha function iri sensitive ibi bintu ikabyitaho. Icyo tugiye gukora, tugiye kureba amagambo yose ari muri iyi list yibanze atangijwe n'inyuguti ntoya tuyatangize inyuguti nkuru. Turifashisha function yitwa proper. Tugiye kubikora gute rero? Turabanza tujye mu mbonerahamwe twinjiza mu ndi murongo uhagaze colonne wo kwifashisha. It's just a draft column. Hanyuma tujye muri cell ya mbere irebana na cell ya mbere muri colonne y'imbuto. Muri cell twandikemo bihwanye proper, dufungure brackets, duhitemo select. Umurongo wose w'imbuto dukande enter. Umurongo wose urahita wizuzamwe amagambo yose atangijwe n'inyuguti nkuru. Aha. Niturangiza rero turashishura aya magambo atangijwe n'inyuguti nkuru tuyomeke paste muri colonne isanzwemo amazina y'imbuto. Ba karabaye. Kwajemwe imibare ra. Muribuka ko ubushize twabonye ko iyo ukoreye copy amaseruzi hanyuma ugapestinga, ubu pestinza formats, functions na settings ziri muri ayo maseruzi. Twakagombye gupestinga dukoresheje paste special hanyuma tugahitamo paste values. None hano Excel turayicanze.
tubaye nk'abasobekeranya amasano. Iyi colonne ya mbere niyo yari irimo amakuru twakuyemo proper names tukayashyira muri draft colonne kandi dukoresheje function. None dukopiye iyi colonne ya draft tuyomeka kuri iyi colonne isanzwemo amazina y'imbuto ari nayo source, ari nayo source cyangwa source y'iyi dukopiye. Excel ihita icanganyikirwa. Ahubwo twakwibaza impamvu ihisemo gushyiramo imibare. Iyo mpamvu nanjye sindayimenya, ninyimenya nzayibabwira. Ahubwo icyo tugiye gukora ni ugupestinga values. Turasubira inyuma kuri copy. Okay, dushobora gusubira inyuma twifashishije inzira shortcut ariyo gukanda ibuto ya control hamwe n'iya Z kuri keyboard za, cyangwa se tugakoresha undo command iri kuri ribbon. Tumaze gukora copy rero, ubwo turahita tujya muri command ya paste, duhitemo paste values. Tarara, birabaye. Murabona hano iyo duhisemo select cell yariyo yose muri iyi list, hejuru muri function box batwereka function iri muri iyo cell. Ndetse murabona ko range yose ihuriyemo ama cells yose ahuriye kuri iyi function azengurukijwe n'umurongo w'ubururu. Nitujya muri function bar hejuru, murabona ko noneho itweretse ama range cyangwa se ama cells yose ahuriye kuri iyi function ya unique yose azengurutswe n'akarongo k'ubururu. Muri urutonde rwa kabiri twabonye tugiye kuzuzamwe amakuru y'urugero. Twashoboraga kubikora mu buryo buciriritse abenshi tuzi, nko kujya muri liste ya mbere tukareberaho ingero zirimo, tukagaruka muri iyi mbonerahamwe tukuzuzamwo izo ngero, cyangwa se tukagenda dushishura copy tukomeka paste aho dushaka kuzishyira. Ubwo buryo bwose buciriritse turabwihorera, hanyuma dukoresha igikoresho cyangwa function ya VLOOKUP. Iyo function iha amabwiriza Excel ikayibwira iti fata uru rutonde ujye muri iriya liste ya mbere, nuyigeramo urebe ku murongo uhagaze, umurongo wa gatatu. Noneho muri uwo murongo urebereho amakuru y'urugero, kandi urebe ko amazina y'imbuto tuguhaye ahuye neza neza n'ayari kuri rwa rutonde ugiye kureberamo, aricyo iyi force ivuze exact match. Dufite na approximately match, bivuze ngo ntibibe bihuye neza neza ariko byibuza bibe bisa. Mu mibare y'ibice ibi bintu bigaragaramo cyane. Igihe dufite imibare y'ibice dushaka kwirengagiza ibyo bice tugasigarana imibare yuzuye, tuvuge niba dufite 2.5 kuzamura, turafata ko ari 3. Niba dufite 2.4 kumanura, turavuga ko ari 2. Ibintu mu mibare y'ibice bigaragaramo cyane. Ibi bintu rero no mu buzima busanzwe tubana nabyo. Mu buryo dufata imyanzuro, hari igihe duhura n'impamvu idusaba kugenekereza, logical thinking. Niba hari ahantu wigeze wiga logic mu mibare, ibi bintu wahita ubyumva neza. Excel yubakiye ku mahame ya logic, igendera kuri logique mu gusesengura amakuru twayihaye. Tuzagenda tubibona. Reka twikomereze na function ya VLOOKUP. Reka dusubiremo neza aya mabwiriza y'iyi function. Uhitamo urutonde ushaka, selection. Ugahitamo urutonde ushaka kureberaho amakuru y'urugero. Hanyuma ukandika umubare w'umurongo uhagaze ushaka kureberamwo amakuru. Niba ari umurongo wa mbere, wa kabiri cyangwa se wa gatatu. Tubara imirongo iri selected gusa. Tukabara duhereye ibumoso. Icyitonderwa, mujye mwibuka gushyira kitso hagati y'amabwiriza. Aha tugeze rero ni dukanda enter, karabaye. Icyitonderwa kindi, iyi function ya VLOOKUP mu bushobozi bwayo ikintu idashobora gukora ni ukureba inyuma yayo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Igihe colonne ifite amakuru ahuye nayo urimo gushakira amakuru y'urugero mu rutonde rusange, ariko runo turimo kureberamo amakuru, mu gihe iyo colonne ifite indi ibanziriza ibumoso, nkuko hano iyi colonne y'imbuto ibanzirizwa na colonne ya nomero. Iyo bimeze gutya, VLOOKUP ntibasha kureba amakuru ari ibumoso bwayo, cyangwa se tuhita inyuma. Icyo gihe rero VLOOKUP nta makuru iguha. Iravuga iti ubwo ntabasha kureba ibiri inyuma kandi nzi neza ko biriyo, ntacyo nagutangariza. Ahubwo iguha error, urwego na akarongo kaberamye a, no value available. Nicyo ino error ivuze, nta makuru dufite. Kugira ngo rero bikunde iduha amakuru, biradusaba guhitamo duhereye kuri colonne y'imbuto. Colonne zibanziriza ibumoso tukazirengagiza. Icyo gihe n'umubare w'umurongo urimo amakuru dushaka urahinduka,
wari gatatu, ubu turawugira kabiri kuko ubu ni uwa kabiri. Hanyuma dukurikizeho force exact match, hanyuma dukande enter. Reka tuvuge ko noneho hari igihe amakuru twashakaga ashobora kuba ibumoso bwayo dufite turi kureberaho. Tuvuge wenda nkaha ko korone y'urugero yari ibumoso bwa korone y'imbuto, byari kugenda gute? Icyo gihe dushobora kuyimura korone y'imbuto tukayijyana, korone y'urugero tukayishyira iburyo bw'imbuto. Ariko se turamutse tudashaka kuyimura, hari izindi function twakoresha. Hari function yitwa x lookup ndetse hari n'iyitwa h lookup. Iyo turi gukoresha ni v lookup, bivuze vertical lookup, irebana n'amakolone vertically. Hanyuma h lookup ivuga horizontal lookup, irebana n'ama rows kuko yo atambitse horizontally. X lookup rero yo ihuriza hamwe ziriya zombi, ihazanye ubushobozi izi zombi zitari zifite bwo kutareba inyuma. Mbese tukiraha, reka tugaruke kuri iyi formule cyangwa se aya mabwiriza y'iyi function. Nizere ko mwibuka icyo iyi mibare n'amagambo bigize amabwiriza ya function bivuze. Iyi ja gatatu urwego na adresse za korone y'urutonde turimo gushakira amakuru y'urugero. Bisobanuye ko ayo makuru ari muri korone ya ja uhereye muri row ya gatatu kumanura. Hanyuma rero tukitsa, hakaza adresse z'imbonerahamwe turimo gushakamwe amakuru, no kuvuga yo igizwe n'amaseruzi uhereye kuri seru ya ba gatatu kugeza kuri seru ya ga 89. Uramanuka amarozi 89 ugatambika kugera kuri korone ya ja ya ga. Izi adresse kandi zishobora kuduha amakuru ari mu mbonerahamwe. Dushobora kuvuga ko habayeho ubuguzi 89 dukuyemo kabiri bikaba 87. Kandi koko turebye kuri liste turabona ari byo. Nivuga ngo ubuguzi bwabayeho bw'imbuto ni 87 kuko ari byo dufite muri liste yacu. Kabiri dukuyemo rero tuyikuyehe. Niba amakuru yacu ahera muri ba gatatu, bivuze ko amakuru yacu yari kuba agera muri row ya 87 yaza kuba atangirira muri row ya mbere. Row ya mbere twashyizemo ifoto, row ya kabiri twashyizemo imitwe y'amagambo. Amakuru yacu atangirira muri row ya gatatu, niyo mpamvu ari ba gatatu. Ibi rero nibyo bituma dushyiramo undi murongo wa nimero, naho ubundi twagakoresheje nimero za adresse z'ama rows zisanzwe muri Excel. Iyi ni ya kabiri iranga umubare wa korone turi bureberemo amakuru hamwe na force. Twabonye icyo bivuga. Hano rero kuri korone y'ingano, umurongo uhagaze w'ingano, ntabwo twakoresha function ya VLOOKUP nk'uko ubushize twabibonye kuri korone y'urugero. Ahubwo hano turakoresha function ya SUMIFS kuko amakuru ari bujyemo arasaba kubanza kwiteranya, ndetse niyo mpamvu murimo kumva ijambo sum muri iyi function. Function ya sum twarayibonye ko ari igiteranyo cy'ibintu byinshi. SUMIF harimo amagambo abiri, sum na if. Bisobanuye ngo teranya niba. If ivuze niba. Niba ibintu bimeze gutya akora ibi. Sum if. Dufatiye urugero kuri seru ya mbere muri korone y'ingano, amakuru ari bujyemo ni igiteranyo cy'ingano y'imineke mito aho iri hose mu rutonde rusange rw'imbuto zacurujwe. Icyo iyi function ya SUMIF ikora, ibwira Excel iti reba muri iyi korone y'ingano, urebe no muri iyi korone y'amazina y'imbuto, ureba hari imineke mito hose, uteranye ingano zaho ubishyire muri iyi seru y'ingano igendanye n'imineke mito. Twagiye rero bihwanye SUMIF, dufungura kugarizo, duhitemo korone irimo amakuru y'ingano, akitso, duhitemo korone y'imbuto, duhitemo seru ya mbere irimo imineke mito muri imbonera hamwe turi gushakira ingano, dukande enter. Karabaye. Ntabwo bikunze. Dore impamvu bidakunze. Twakoresheje function ya SUMIF, kandi twagomba gukoresha function ya SUMIFS iri mu bwinshi kubera ko turimo gushakira imbuto zitandukanye ibiteranyo byazo. Tuzareba uko izi function zombi SUMIF na SUMIFS zitandukanye mu minsi iri imbere. Hano rero reka twongereho s sa, twemeze enter. None urabona ko bikunze. Reka tumanure n'ahandi. Mbibutse ko ibi ari uburyo bumwe mu buryo butatu twabonye bwo kubwira Excel uti koresha uburyo twakoresheje muri iyi seru nahisemo active cell or selected cell. Ubikore no maseru yose ndimo guhitamo. Uku gukura tumanuka hasi nicyo bivuze. Hano hari ikintu kibanze ugomba kuzirikana. Iyo uzi neza ko uri buze gukoresha ubu buryo bwo gukurura womeka amakuru ukuye mu yindi seru,
uyomekaho urimo kwerekeza hose, ugomba kubanza gufunga cells cyangwa se korone ukeneye ko ziguma ziri selected. Ibyo bishatse kuvuga iki? Iyo dukuruye tumanuka gutya, selection area cyangwa se aho twahisemo hose naho haramanuka, nkuko mubibona hano kuri aya rows yandi akurikira. Ni ukuvuga ngo row ugezeho ukurura ni nayo row selection heraho. Ibyo bishobora gutuma hari amakuru dutakaza. Kugira ngo dufunge selection rero, tujya muri formule cyangwa hano mu mabwiriza ya function, tukajya hano kuri iyi mibare iranga amacells ari selected. Inyuguti iranga korone, imibare ikaranga rows. Buri mbere y'ikirango cya korone cyangwa row tuhashyira ikimenyetso cy'idolari, bityo tukaba tuyifunze. Igihe dukuruye ntidukurikire. Kubikora twihuse dushobora gukoresha gukanda button ya F4 F4 iba mu mabuto ya keyboard ku murongo w'amabuto ubanza. Ubwo rero dufunze izi addresses z'amacells, reka twongere dukurure turebe. Ubu imibare iraje. Ariko rero nanone wakwibaza impamvu hose hajemwo imibare imwe. Value ya cell y'imineke mito niyo ije no ku zindi zose. Dore impamvu biteye. Hano twibeshye dufunga na korone irimo amazina y'imbuto turimo gushakira ingano, kandi iyo ntitwagombaga kuyifunga kubera ko Excel ikeneye kumanuka igenda ireba buri zina ry'urubuto. Reka tuyifungure dukureho utu tumenyetso tw'idolari, tumanure nanone. Ibisubizo bya nyabyo noneho birahita biza. Reka dutange umugabo. Duteranye igiteranyo cy'ingano muri iyi mbonerahamwe y'imbuto zihariye, duteranye n'ingano muri iyi mbonerahamwe y'imbuto rusange zacurujwe, tuziteranye zose hamwe, nitubona bingana turamenya ko ari byo. Nice. Ubishatse wagenda uteranya kimwe ku kindi ukareba ko Excel itibeshye. Gusa icyo nzi cyo nuko ari byo. Iyi ni mudasobwa turi gukoresha, ibyo mubyibuke. Imbaraga z'ikoranabuhanga. Igiciro cya kimwe kubera ko nacyo kidahinduka, turakoresha VLOOKUP kuzuza amakuru ajyanye nacyo hano muri imbonera hamwe. Turandika bihwanye nk'ibisanzwe. Dukurikizeho izina rya function VLOOKUP. Dufungura kugarizo, duhitemo imbuto tugiye kurebera igiciro cya kimwe, dukomeze mu rutonde rusange guhitamwo imbonera hamwe yose uretse imirongo ihagaze ibanziriza umurongo uhagaze w'imbuto. Impamvu twarayibonye muri video iheruka. Hanyuma turebe muri korone ya kane. Dukurikizeho false exact match. Tayari byabaye. Tubihe ikimenyetso cy'idolari. Hanyuma ku giciro cya byose turakoresha formule yo gukuba bisanzwe. Bihwanye duhitemo cell irimo igiciro cya kimwe, ikimenyetso cyo gukuba duhitemo cell irimo ingano, dukande enter. Tayari. Hanyuma rero reka dukurure twerekeze n'ahandi hose dukeneye ibiteranyo bya byose nk'ibisanzwe. Hano ntabwo turi bufunga amacells nkuko twabibonye kubera ko hose dukeneye kumanuka. Bivuze ngo buri row iri bukuba ibyayo. Bwa nyuma na nyuma reka noneho duteranye igiteranyo cyose hamwe cy'imbuto zose zacurujwe uyu munsi. Dukoresha ya command ya AutoSum. Tayari 80,000 n'amafaranga 50. Nyuma yuko tubonye urutonde rwihariye rw'imbuto zacurujwe uriya munsi, ubu dufite noneho amakuru yuko buri rubuto rwacurujwe. Dushobora kubigaragaza mu gishushanyo mbonera cyitwa chart. Icyo dukora turaselectinga table n'amakuru ayirimo, hanyuma tuzamuke kuri ribbon. Turebe ribbon tab ya insert. Tuyinjiremo, turebe ribbon group y'ama charts n'ama graphs. Ibishushanyo mbonera niko twabyita mu Kinyarwanda. Tujya aho biherereye, duhitamo icyo dushaka gukoresha. Ariko iyi chart ijemwe amakuru ajagaraye. Byatujijisha kuyikuramwe amakuru. Kandi nyamara nubwo twakusanyije imbonerahamwe yose, ntabwo amakuru yose mu mbonerahamwe twari tuyakeneye. Dukeneye kumenya uko buri bwoko bw'imbuto bwacurujwe. Ubwo ni ukuvuga ngo dukeneye umurongo uhagaze urimo amazina y'imbuto hamwe n'umurongo uhagaze urimo igiciro cya byose. Naho imirongo ihagaze ya nomero, urugero, ingano, igiciro cya kimwe mu by'ukuri ntabwo tubikeneye. Buretse gato dusubira inyuma. Kugira ngo uselectinge uhitemo ama ranges cyangwa se ama group y'ama cells, uyahitemo icyarimwe kandi ari ahantu hatandukanye. Tubigenza gute? Duselectinga hambere dushaka, no kuvuga ngo duselectinga range ya mbere dushaka. Hanyuma tugakanda buto ya control kuri keyboard. Tugakomeza tuyikanze tukajya guselectinga n'ahandi. Nuko bigenda. Ubu rero reka duhitemo umurongo uhagaze w'amazina y'imbuto. Dukande control, tujye no guhitamo umurongo uhagaze w'igiciro cya byose. Hanyuma tujye kuri insert duhitemo cya gishushanyo mbonera chart.
Noneho chart iraza ubona ko ifite ibishushanyo bike bigaragara neza kandi bifite amarijande cyangwa se ibirango bisobanutse. Reka twongere ingano y'amagambo tubibone neza. Murabona ko chart ihita iduha ishusho y'ukuntu bisumbana mu kwinjiza menshi. Igifite umurongo muremure nicyo kinjije menshi. Ibigaragara ni imineke mito niyo yinjije menshi, hakurikiraho amapapaye, ibinyomoro n'ibindi. Murabona ko rwose igishushanyo mbonera cya chart kigaragaza amakuru mu buryo bwiza. Dushobora kandi kuyungura no gutondeka aya makuru dukurikije imbuto zinjije menshi kurusha izindi. Turahitamo imitwe y'amagambo hanyuma tujye kuri ribbon, dushake command ya sort and filter, duhitemo filter akayunguruzo. Ku mitwe y'amagambo harahita hazaho utumenyetso tumeze nk'utudirishya. Tudukirikeho dufunguke haze iyi dialog box. Hano rero dushobora guhitamo ibwiriza ryo kubitondeka biva ku zinjije make kurusha izindi ascending, cyangwa se ziva ku zinjije menshi kurusha izindi descending. Ngaho rero hano rero kubera ko amakuru ari muri imbonera hamwe twayabonye dukoresheje functions na formulas, ntabwo yatwemerera guhindagura aya makuru uko dushaka kuko twaba tugiye gusagarira izo functions na formule zirimo. Icyahubwo turi bukore turashishura aya makuru tuyomeke mu zindi cells kandi tukibuka kuyomeka nka values. Paste special, paste values. Aha rero ho nituyungurura birakunda. Reka duhitemo ko bikurikirana bikurikije ikinjije menshi kurusha ikindi. No mu zindi kolone bihita bihinduka. Reka nomero tuzikurikiranye neza kubera ko zivangavanze kubera ko urutonde ruhindutse. Ibiciro tubiha ikimenyetso cy'amafaranga. Iyi kolone y'igico cya byose dushobora kuyishyiramo imirongo y'ibara nka charts isumbana bikurikije uko imbuto zinjije. Tunyura muri conditional formatting tukajya gushaka bars tukazemeza. Nkuko mubibona izi bars zirarutana uko zigenda zimanuka nkuko igiciro cya byose kirutanwa. Twabitondetse dukurikije kuva ku kinjije menshi tujya ku kinjije make. Aha nk'umucuruzi rero niho utangira kwibaza impamvu imineke mito ariyo yinjije menshi, hanyuma amaronji kuki ariyo yinjije make. Aya ni amakuru y'umunsi umwe turimo gusesengura. Reka tuvuge ko ari nk'amakuru y'umwaka wose cyangwa igihembwe. Icyo gihe ushobora kwibaza ibibazo nk'ibi: ese nuko abakiriya bawe bakunda imineke? Ese amaronji mba mfite ni mabi? Cyangwa abakiriya banjye ntibayazi, ntibayakunda? Ese nayongerera agaciro gute? Cyangwa nyihorere kiri imbaraga mu mineke? Ariko bibutse ko kugeza ubu nubwo twakwibaza ibibazo nk'ibi byinshi ndetse n'ibindi byinshi bishoboka, ntabwo turagira amakuru ahagije yadufasha gufata imyanzuro, kubera ko imibare dufite ubu ni ya revenue, ibyinjiye. Ntiturakuramo ibyasohotse, ntiturakuramo ubukode, ntiturakuramo uko byaranguwe, ntiturakuramo imisoro n'ibindi bitwara amafaranga. Ibyo byose bikuwemo ushobora gusanga nubwo imineke ariyo yinjije menshi atariyo yungutse menshi. None ukigenda wibaza ibibazo byinshi ku bicuruzwa byawe, ibyo bibazo nibyo uheraho ufata imyanzuro runaka muri business yawe. Ariko se utakoze iyi mibare, ibyo bibazo wabyibaza ushingiye kuri